Satani yabigiye rero bakawurwaho Satani ntibasenge cyangwa se umwe muri bo akajya mu mbaraga nkeya Yesu Kristo kugira ngo uze mukwereke mugushyikirize namara kukugeraho akomora ibikomere agupfuka izo nguma akure mu masasu yakwesemo Satani yakurashe. Muraho kandi mukomere cyane bakunzi ba televiziyo Iyobokamana. Uyu munsi twaje kongera kuganira namwe, ni Pastor Aimable Uwumuhoza mwongeye kuba muri kumwe. Narinje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe munzi ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Kano kanya rero turashaka ko tuganira ku ijambo rifite umutwe w'amagambo avuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ngo umukirisitu hari ibintu biranga umukirisitu, hari ibintu biranga umusirikare wa Kristo. Umusirikare bundi no mu buzima busanzwe arangwa n'intwaro. Ahangaha natwe rero Pawulo yandikiye Abefeso yababwiye ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana rero nk'umusirikare wa Kristo hari intwaro ugomba kuba ufite. Nizo tugiye gusoma ahangaha tukumva izo ntwaro izo arizo nuko tugomba kuzitwaza nuko zigomba kutuyobora. Mu buzima busanzwe umusirikare aba yikwije, aba afite barionete, aba afite umugozi, aba afite pistori, aba afite imbunda bigaragaza ko ari umusirikare, akaba yambaye rugagi, yambaye simoko, yambaye ingofero, ameze neza rwose kubivuga uti uyu ni umusirikare uko arikwije. Wamureka bati bye uriya ni umusirikare biragaragara, akaba afite n'amapeti yiwe bati uyu ni umusirikare, ukabona nawe yitoreje. Niba afite icyiciro cya gisirikare runaka ahagarariye, ukaba bati kuko uyu ni umukomando nyakuri, uyu nguyu arwanira mu kirere, arwanira ku butaka, arwanira mu mazi, ukavuga ati uyu ni umusirikare nyawo. Natwe muri Kristo Yesu natwe turi abasirikare kandi natwe dufite ibyiciro. Hari abarwanira mu kirere, hari abarwanira ku butaka, hari abarwanira mu mazi, bose barahari muri Kristo Yesu, bose barahari. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana rero turasaga mu Befeso tugiye gusoma Abefeso 6 ku murongo wa 10, uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tutarwana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangize byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. 14 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri n'intwaro, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka mwabyibishe n'intwaro ya kabiri. Intwaro yindi mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, kandi nanjye munsabire mabwe kuvuga shize amanga, uko mbumbuye akanwa kugira ngo meshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza.
reka tugarukire aha ngaha. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo twambare intwaro zose z'Imana. Hano tubonye hari intwaro tubonye ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Bivuga ngo mu bintwaro umukristo agomba gukoresha, umukristo agomba kugira ukuri, kuko ukuri ni intwaro nziza agomba gukoresha. Iyi ntwaro y'ukuri, abantu mu isi ya none babuze ukuri, abakristo mu isi ya none babuze ukuri, kandi tumeze ko no ko ukuri ari intwaro nziza. Tugomba guhagarara dushikamye dukenyeye twambaye ukuri. Hanyuma ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka ni ingabo ikingira igituza. Bivuga ngo ku rugamba umusirikare yambaye antibare ku buryo niba murasa mu gatuza ntacyo agira gute, ntacyo abasha kuba. Kera bajyaga bagira ingabo bakingishaga kugira ngo babashe kuburinda, kugira ngo niba batera icumu cyangwa umwambi nuza awukingisha ingabo, we kumugera hehe, we kumugera mu gatuza. Ngo mu kwezi inkweto arizo butumwa bwiza. Bivuga ngo tugomba gukweta inkweto, kuba twambaye inkweto twazambaye neza, twafunze neza, tukavuga ubutumwa bwiza tubwiriza abantu twambaye inkweto neza, twafunze neza, kuko inkweto nizo butumwa bwiza. Abantu mu minsi ya none babayemo kwigira inyanda, bakumva ko batagomba kujya kuvuga ubutumwa, bakumva ko igihe cyo kuvuga ubutumwa cyarangiye. Nyamara mu gihe tugezemo, iki ni cyo gihe cyo kuvuga ubutumwa. Iki gihe abantu bavuga ngo ntabwo ngo abantu barimo kwemera kujya gusenga, nicyo gihe tugeze cyo kuvuga ubutumwa ndetse cyane. Uko igihe cyageze ngo tuvuge cyane, tuvuge ubutumwa, abantu bamenye ubutumwa bwiza, kuko tugeze mu minsi ya nyuma. Niyo mpamvu tugomba kugira gute, kuvuga nta sheke yabayemo tukayikuramo. Ibyo igihe tutakoze tugakora kabiri, niba wakoraga rimwe ugomba gukora gatatu kugira ngo ukuremo iki, ukuremo isheke. Ubutumwa bwiza bw'amahoro uteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Bivuga ngo kwizera, abantu mu minsi ya none babuze kwizera, ariko ngo ngo tugire kwizera. Bivuga ngo abantu kwizera, iyo usomye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo, nibwo ubona neza kwizera icyo ari cyo. Ukabona kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyo wizeye bizabaho. Bivuga ngo rero igihe cyose uzaba ufite gushidikanya, udafite kwizera, nujya ku rugamba ushobora kuzanesherezwayo. Ariko ngo tugire kwizera, ngo nibwo kuzimisha ya myambi ya wa mubi agira gute, aturasa. Nagira ngo mbasabe bene data, nshuti zanjye, tugire kwizera. Zino ntwaro zose uko turimo kuzisoma, tuzihagararemo nk'umusirikare wa Kristo, kugira ngo tubashe kurwana rwa rugamba kandi tubashe kurutsinda. Tugeze ku yindi ntwaro, ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariryo jambo ry'Imana. Agakiza katubera ingofero. Ingofero uvuga ngo nutegereza abasirikare uzasanga bambaye ingofero. Ziriya ngofero urayirasa ntabwo irasika. Iriya ngofero iba ikomeye cyane, kuko ngo twakire agakiza ngo katubere ingofero. Ingofero ku musirikare, ingofero hari icyo ivuze. Umusirikare wa Kristo hari icyo ingofero ivuze. Agakiza, haleluya. Twakire ingofero kandi tuyambare neza, aho gakiza tukagendemo neza, tugaragaze koko niba twarakijwe, koko twera imbuto zikwiriye abihanye. Uwo tubona wese abone koko dufite agakiza. Ukureba avuga ati uyu muntu afite agakiza, ubundi bavuga ati uyu muntu afite agakiza, avuga ati uyu muntu ni umurokore koko, uyu muntu arakijijwe. Tugire itandukaniro ryacu n'iry'abapagani, kugira ngo abapagani tugire itandukaniro ryabo nabo. Ubu turebye avuga ati aba bantu ni abarokore koko, barakijijwe, bafite itandukaniro ritari bafite itandukaniro n'iry'abapagani. Ukubona gusomemo agakiza, ukubona gusoma abone wambaye neza kandi ukenyeye neza, avuga ati uyu ni umusirikare wa Kristo. Aba ngo musenge umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Aba ngo
umusirikare ari ku rugamba agomba kuba areba neza. Niyo mpamvu umusirikare aba afite jimeri, akagira rinete zirimo jimeri kugira ngo abe maso, abashe kumenya umwanzi araturuka hehe, ese umwanzi ari hehe, ese umwanzi ntabwo ushobora kuza akatwinjirana twiraye. Ni ukuvuga ngo rero ngo tugire ngo mube maso, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu nashimwe. Nagira ngo mbabwire bakristo bene data, inshuti zanjye, bashumba bagenzi banjye, tube maso kugira ngo tubashe kuba abasirikare nyakuri, kugira ngo tubashe kubasha kunesha urugamba tubashe kurutsinda. Uko umusirikare atabaye maso, uwagwa izo ntwaro zose niwe maso, bazaga gufata amateko. Ariko umusirikare ufite izo ntwaro zose akagira no gushishoza, akagira kuba maso, uwo nguwo abasha kurinda umutekano, akarindira umutekano mu gihugu cyiwe. Haleluya! Imana yacu yabwe icyubahiro. Iryo jambo naryo nagira ngo twige turi intwaro z'Imana, kandi tubashe kuzitwaza, tubashe kuzigenderamo, aho gakiza katubera intwaro. Ingofero byose twabyumvishe, ibyo byose bitubere intwaro tugendesha kugira ngo tubashe kunesha imyambi Satani abasha kuturasa. Hari abantu barashwe na Satani rero mu minsi ya none, bakaba barakomeretse, Satani akaba yarabakomerekeje. Ndagira ngo guhereye kano kanya nimuze mwomoge ibikomere Satani yagize guteye bakomerekeje. Uko hari imiti, tuba turi abaganga kugira ngo tubomore ibyo bikomere byose Satani yabashije kubatera. Bamaso uze kwa muganga. Ntabwo muganga ari ukeneye umurwayi, ahubwo umurwayi ari ukeneye muganga. Ngwino hano kwa muganga, ngwino tugusengere, aho Satani yagukomerekeje tubashe gukomera ibikomere byose Satani yagukomerekeje. Ushobora gusanga n'undi mushumba utari njyewe, ukavuga uti sengera, hari ahantu Satani yandashe. Ku rugamba umuntu bajya babasha kukurasa, ku rugamba habamo za kajoriti, ku rugamba habamo inkomere. Ni ukuvuga ngo rero ibyo Satani, imyambi yose Satani yakurashishije, hari uwabasha kuyigukuramo. Amasasu Satani yakurashishije, hari uwabasha kuyagukuramo. Nta wundi muganga nkwereka, ni Yesu Kristo, kugira ngo uze mukwereke, mugushyikirize, namara kukugeraho akomora ibikomere, agupfuka izo nguma, akuremo amasasu yakwesemo Satani yakurashe. Nanjye ibyo Satani yandashe, ariko Yesu yabinkuyemo. Ni ukuvuga ngo nanjye nari mubi cyane, ariko Imana yangiriye neza. Uyu munsi ndi umugabo wo guhamya ibya Yesu, ndi umuvugabutumwa, ndi pasiteri Imana yahaye kugira ngo nkore ubutumwa mu gihe nk'iki ngiki. Tugiye gusenga Imana rero. Aho waba uri hose, tekereza, vuga uti nanjye Satani yarawe yandashe, ariko ndashaka kugira ngo mbone intwaro zose. Hajya ashobora kuba ashobora kuba utari wambaye ingofero, kuba utari wambaye inkweto, kuba utari ufite ingabo, akaba yarabashije kukuraza. Kano kanya rero ngaho ambara intwaro zose z'Imana, umenye ko wagomba gutwara intwaro zose z'Imana. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana nziza, kandi uri umubyeyi wacu, uri data wa twese, ntabwo uri data wacu, uri data bwite, uri Imana yacu, ntacyo twakuburanye. Wewe kera kose abakwingiraga babaga mu mahoro, kandi mwinjiranje bavuga ngo tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Niwe murengezi wacu nyakubahwa Imana. Ahantu Satani yaturashe, hari imyambi ya Satani yatwinjiyemo, turakwiye cyane ngo turwanirire, ngwino twomore ibikomere byose ibyo Satani yaturashe, bitwomore byose. Abakobwa yarashe, abagabo yarashe, abasore yarashe, abana batoya yarashe. Mu izina rya Yesu Kristo ngwino ubomore ibikomere, kandi ukuremo imyambi yose Satani yaturashe. Kandi Mana, ukimara kutwomora, ugiye gutwara intwaro zawe, kandi zino ngabo zose waduhaye Mana, ugiye kuzikoresha neza nk'abasirikare batoje urugamba, kandi bakaba barumenyereye. Urakoze Uwiteka Imana. Tuzi neza ko nidutabaruka tumaze kuvuga ubutumwa bwo mu isi, uzaduha ubugingo bwo mu ijuru. Uzavuga ati abanjye nimuze mbahembe. Tuzi neza ko twaba tuvuga ubutumwa atari ubw'ubusa ku mwami, kuba tuvuga gutya ntabwo tuvugira ubusa, ahubwo Uwiteka tuzi ko ari ingororano tuzabona. Kandi Uwiteka Imana, ingororano izabona abantu bakwizeye. Ngaho kwizera kumeze kwa kuri twese, kandi twambike imbaraga zawe. Byambaje nizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.